Shalom shalom nongeye kubasuhuza amahoro y'Imana bane namwe nibaho TV nk'uko mubizi ndagushimiye cyane wowe udukurikira uko bwije n'uko bukeye. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, uyu ni umunsi nje kubabwira ihishurirwa nagize mu gihe nk'iki turimo. Ndakubwira wa mubyeyi we, wa mugabo we, wa musore we, wa mukobwa we, hunga umujinya w'Imana kubera ko Imana ibabajwe n'abantu banze kumva, banze kureka ibyaha, banze kureka iby'isi. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo uri gukora cyane, wumva ushaka iterambere, wumva ushaka ubutunzi, ariko ndagira ngo ngutangarize ngo ugiye kubisiga. Ba maso ukorere Imana, ukorere umwami wawe, nibura wizere neza ko ibyo wirirwa uhirimbanira ushaka nibura uzabamo. Ese wizeye neza ko uzi neza igihe uzamara mu isi? Kubera icyo udashaka gukora ibyiza. Imana ibabajwe n'abantu yakuye kure, yatabaye bari mu buzima bukomeye. Ubu ngubu tuvugana bamaze kwibagirwa ineza y'Imana, bamaze kwibagirwa ya mibabaro, bamaze kwibagirwa ya nzara, bibagirwa bwa bukene, bamaze kugera mu butunzi baradamarara, baravuga ngo icyo nashakaga nakigezeho. Urabizi neza ko wakigezeho, noneho rero hagiye guteraho uzagenda ugiye ku kazi ntugaruke, hagiye kugeraho uzajya ubona abawe ubarebesha amaso uyu munsi, ejo bashaka ubabure. Mbabarira nimba uzi ko wavuganye n'Imana. Ndavugana n'abantu mwavuganye n'Imana, Imana ikababwira ngo nzabagirira neza, nzabatabara, nzabakiza umujinya wa Satani, nzabakura mu buretwa n'ububata bw'ibyaha bya Satani. Imana ikabikora, yamara kubikora uyu munsi ukaba udamaraye, ukaba waribagiwe aho Imana yagukuye. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana irababaye cyane, ibabajwe nuko muri kuyisubiza ku musaraba. Imana ibabajwe nuko wanze kwibuka ineza yayo. Uyu munsi ukaba uri kwisayisha, uyu munsi ukaba warasubiye mu busambanyi, ukaba warasubiye ku nzoga, ukaba warasubiye mu kubesha, mu bujura. Ibyo byose ni ibibabaje Imana. Garukira aho ngaho. Nimba uzi neza ko wavuganye n'Imana, garukira aho ngaho. Muririmbyi yuzuye umwuka aririmba ngo have, garukira aho ngo we kuyoba inzira, ngo kuko inzira ijya mu ijuru iri hafi yawe. Rero garukira, ibuka ahandi Yesu yagukuye. Imana itugirire neza. Reka dutangire dusenga Imana. Uri Imana nziza, urahambaye, ufite imbaraga n'ubutwari ndetse n'ubushobozi. Nongeye kugushima ko umpaye aka kanya ko kuvuga imbaraga zawe n'ubutware bwawe. Ngaho nyemera njye ugiye kuvuga ntaba ari njye, imbaraga zawe zize zimanukire muri njye, ubutware n'ububasha bize bikuri njyewe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Abankurikiye bose bakira imbaraga, bakira ubutabazi, bumve kandi bumvire, maze umucyo wawe mwinshi uva mu ijuru uze utugote mu izina rya Yesu. Ngaho tangirana natwe, usozanye natwe, tuguhaye ikaze na karibu, kandi tubigusabye tubyize none n'iteka ryose. Urakoze Yesu Kristo. Amina, amina, amina. Imana ikugirire neza kandi Imana iguhe umugisha. Ndagira ngo nkubwire ngo bamaso, kubera ko igihe tugezemo ni icyo gukiranuka, ku gato no ku kanini nicyo kwera imbuto zikwiriye umukiranutsi. Igihe tugezemo ntabwo ari icyo kudamarara. Reka nkubwire, Imana yaravuze, yavugiye mu kanwa k'abahanuzi, ivugira mu kanwa k'abana, abasore, abakobwa, ababyeyi, abagabo. Abantu banga kumva, ariko ndagira ngo nkubwire ngo igihe ni iki ngo wumve. Nimba waranze kumva, ugiye guhura n'urubanza, ugiye guhura n'amakuba, ugiye guhura n'ibigeragezo. Wabaye maso ugahunga. Yesu ari bugufi. Njya nkunda kumva abantu bavuga ngo igihe ngo bavuge ngo Yesu araje, Yesu araje, ngo kuva ndi umwana ngo ndinze nkura, ndinze saza, ngo Yesu ngo sazaza ryari? Ese imperuka yawe urayizi? Wenda uyu munsi imperuka yawe yarangira, wenda uyu munsi ibyawe byarangira. Ese uyu munsi nibirangira urajya hehe? Abandi ngo ijuru bavuga ngo murarizi, ngo ijuru muvuga ngo ribaho. Mbabarira, wikita ku byo abandi bavuga, ita ku wo wamenyanye nawe, ita kuri wa wundi waguhamagaye, ita kuri wa wundi wakurinze. Mu ijoro rishize narindi gusenga, ndangije mbona haguye imvura nyinshi iri mu inkubi y'umuyaga, imvura nyinshi cyane. Imvura imaze kugwa, mbona abantu bamwe bari mu masoko,
abandi bari mu kazi kabo bisanzwe, abashoferi bari gutwara amamodoka, abamotari batwaye amamoto, buri muntu wese, abahinzi bari guhinga, buri muntu wese ari mu mirimo ye, abandi bari mu rugo, bamwe kwa kundi ubyuka ugasiga abana mu rugo cyangwa se umutware cyangwa se umugabo mu rugo ukagenda ukajya guhiga. Ngiye kubona mbona haje imvura nyinshi cyane ivanzemo umuyaga, mbona iraje ihuha, amazu atangira kugwa, amazu amwe aragwa, mu kugwa akajya agwa agahitana abantu. Mbona ba bandi bari mu kazi nabo batangiye kugerwaho n'umwuzure, mbona abantu batangiye gucikamo igikuba, abantu baratatana. Wa wundi wagiye mu kazi, abasigaye mu rugo baramutegereza baramubura. Wa wundi wagiye wiriwe wasigaye mu rugo nawe ategereza wa wundi wagiye ku kazi aramubura. Nagize iyerekwa riteye ubwoba cyane, ndagira ngo nkubwire wa mubyeyi uri kunyumva, wa mugabo we, wa musore we, wa mukobwa we, mbabarira ubu butumwa ubwumve kandi ubwumve ubutekerezeho, nurangiza usenge, kubera ko ibyo ndi kukubwira Yesu azaza kandi ntabwo azatinda. Imana imbabarire ibahereze umutima wo kumva ibyo mbabwira. Ndakubwiye ngo nagiye kubona mbona abantu bacitsemo ibikuba, abantu baratandukanye cyane. Ngiye kumva numva ijwi rimbwira ngo hari abantu banze kwihana, bagiye kujya bajya mu kazi ntibagaruke, ba bandi bashatse ubutunzi, ba bandi bahunitse ibigega, ba bandi bafite amafaranga ku makonte, mbona ntabwo bayariye. Mbona ababyeyi batangiye kubura abana babo, mbona abagabo batangiye kubura abagore babo, mbona abagore batangiye kubura abagabo babo. Imana iravuga ngo yararakaye, yarakajwe n'abantu yahaye akazi, yahaye ibyo kurya, yabahaye byose, ariko mwanga guca bugufi. Imana ntabwo yabahaye ubutunzi, ntabwo yahaye ubuzima kugira ngo mukore ibyo mushaka, mugende uko mushaka, muvuge uko mushaka, mwitware uko mushaka. Imana yabahaye ubuzima kugira ngo muyikorere, muyishime, muyishimishe umwuka iteka. Imana irakajwe n'abantu banze kumva. Ese ko ugiye kubisiga warabiruhiye bizakumarira iki? Ese ko ugiye gutandukana n'umuryango wawe uzunguka iki? Wabaye maso ugasenga. Hari umuyaga mwinshi, hari ibitero byinshi, hari ibintu byinshi bihiga ubugingo bwawe ndetse n'umubiri, ariko Imana ibabajwe nuko yagiye kurinda imitego myinshi. Uyu munsi ukaba utari gukanguka ngo ubone ko Imana hari icyo yakoze mu buzima bwawe. None rero ubutumwa mbazaniye, ndagira ngo nkubwire ngo kanguka, bamaso kuko kurimbuka kurahari kandi kuraje gukomeye, kandi Yesu azaza ntabwo azaceceka. Hari umuririmbyi yuzuye umwuka arimba ngo azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, uko yabisezeranye natwe, azaza ntazatinda, ngo azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, uko yabisezeranye natwe, azaza ntazatinda. Haleluya, Imana ishimwe. Yesu azaza ntabwo azatinda. Yesu azaza ntabwo azatinda. Uko yabidusezeranije nuko niko bizaba, niko bizasohora. Hahirwa abamutegereje bamwize kandi bakiranutse ku gato no ku kanini, biringiye ko ibyo bavuganye n'Imana byose bigiye gusohora. Kiranuka. Imana yambwiye ngo mbabwiye ngo nimukiranuke ku gato no ku kanini, mwere imbuto zikwiriye abihanye, muve mu byo mwibwira, muve mu byaha, muve mu ngeso mbi, kubera ko umujinya w'Imana ugiye kuza. Kubera ko nuza ntabwo uzasanga uhagaze ute? Ese uzasanga uri maso? Ese uzasanga uri gusenga cyangwa uzasanga uhunikiye? Wa mubyeyi we ba maso, wa mugabo we ba maso, wa mukobwa we ba maso,
kubera ko igihe ni iki cyo gusenga. Abantu benshi baradamaraye, insengero zirafunze, mbese ntaho dufite dusengera, ntaho dufite duteranira. Ariko reka nkubwire, aho muri urwo rugo rwawe wasenga, aho mu kazi ukora wasenga. Erega gusenga Imana bifatanije n'umutima unyuzwe wo kwizera no guca bugufi bijya bivamo inyungu nyinshi. Ushatse waba maso urupfu rutaraza, ushatse waba maso ugahunga umujinya w'Imana, ushatse waba maso ukongera ukasubira ku isoko, ukongera ukavoma amazi meza. Fata ibyo biroho ubimene, nurangiza wibuke ko Imana mwavuganye ari Imana itamenyerwa. Abantu benshi bamenyereye Imana, abantu benshi bayikoze mu jisho, abantu benshi bari kugenda uko bashatse, baravuga uko babyumva, barakora uko babyumva. Ariko ndakubwiza ukuri, igihe ni iki, igihe ni iki, igihe ni iki. Bamaso, bamaso. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mube maso, musenge, mwambare imbaraga, muve mu bidatunganye, muve mu byo mwibwira, maze murebe ukuboko kw'Imana, kubera ko kurimbuka kuriho. Kandi Yesu naza ntabwo azaceceka, nta nubwo azatuza. Mufate igihe ababyeyi musengera abana banyu, musengera abagabo banyu, mwa bagabo mwe musengera abagore banyu, kuko bagiye kujya bagenda bagiye gushakisha, mubategereze mubabure. Abandi bagiye kujya bagenda, abagiye, abasigaye mu rugo bategereza abagiye ntibagaruke. Hanyuma n'abagiye bifuze kuzongera kubona abo basize ntibababone, kubera ko hagiye gucikamo igikuba. Nimba wumva ibingibi ukaba uzi neza ko wamenye Imana, bamaso usenge, kubera ko igihe ni iki cy'umukiranutsi cyo gusenga. Igihe ntabwo ari icyo kudamarara, igihe ntabwo ari icyo kwicara, igihe ntabwo ari icyo kumva ko ugomba kwitwara uko ushatse. Erega ubwo butunzi ufite nonaha ni Imana yabuguhaye. Erega ubwo buzima ufite ni Yesu wabuguhaye. Imana yatanze umwana wayo ikunda w'ikine kugira ngo wowe ubeho, ubabarirwe, ubone ubuzima. Noneho kugira ngo uyishime iteka, uyamamaze, uyivuge imyirato, ahubwo uri kugendera mu by'isi bidafite umumaro. Nyamara ushatse watinya, ugahindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Uwiteka, ukabwira Imana ngo Mana ndagarutse, Mana ndagarutse kandi ndagukeneye. Ababyeyi abana bajya ku mashuri mubasengere, musengere igihugu, musengere imiryango yanyu, musengere inshuti zanyu, musengere abavandimwe. Mwe kwikunda, mwe kwirarira, mbese mwe kwishira hejuru. Nimuce bugufi, mumenye ko hari umwami utureba. Ibyo dukora byose ijisho ryiwe ntabwo rijya rihumbya cyangwa ngo rihunikire. Ntajya asinzira, ntahunikira, ahora ari maso kandi abereye maso abantu be. Ndakubwira wowe wamenye Imana ukanga ubugome bw'iyi si, iki nicyo gihe ngo Imana igutabare, izi gusubirize mu masezerano yayo, izi gusoreza ibyo mwavuganye byose. Ariko ndabwira nawe wabivuyemo, garukira aho ngaho, menya ko hari umwami ukorera, menya ko hari Imana imwe, nta yindi Imana iriho. Imana itugirire neza, Imana ibambike imbaraga. Uri Uwiteka urahambaye, ushoboye byose nta kijya kikunanira. Mana nyagora ku ngoma, Imana ngwino utegeke mu izina rya Yesu. Reka ababyeyi bongere bakumenye, reka abagabo bongere bakumenye, reka abasore n'abakobwa bongere bakumenye. Abana bacu bakure bazi Imana, kuko ijambo ryawe ryambwiye ngo bazi Imana yabo bazakomera, ngo nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Reka abantu bawe bongere bahindishwe umushyitsi n'ijambo ryawe. Kura abantu bawe mu ngeso mbi no mu byaha, maze Uwiteka ubuzuze Mwuka Wera, wadudurize amazi, isoko y'ubugingo. Uwiteka uturinde, urinde igihugu, urinde isi yose muri rusange. Tukwingingiye imbabazi zawe n'ubuntu bwawe, ngo nibize bigaragare byongere bimanuke. Uturinde umubi ndetse uturinde ikibi, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ngaho shyigikira igihugu cy'u Rwanda, shyigikira abayobozi bakomeye n'aboroheje. Uturinde umujinya wa Satani, turinde ibiteye ubwoba bya Satani, maze
imbaraga zawe n'ubutware bwawe no gukomera bigumane natwe, duhe gukiranuka ku gato no ku kanini, kwera imbuto zikwiriye abihanye, maze Uwiteka ubwo uzazanye ingororano uzasange twiteguye, uzahamagara amazina y'abawe, buri umwe wese umurikiye azumve mu izina rye yitabe. Sabye imbaraga na Mwuka Wera, sabye imbaraga na Mwuka Wera, reka gukomera kwawe n'ubuntu bwawe bigaragare ku bakunzi b'Abaho TV. Mana isi yose ikubone, Mana impande enye z'isi buri wese akubone, yakira imbaraga zawe, bantu bave mu byaha, bantu bave mu rujijo, bave kwirarira, bave ku bwibone bwabo, bave mu bujana no mu busambanyi no kubesha, maze bizere ijambo ryawe, bizere imbaraga zawe n'ubutware. Maze Uwiteka ndagushimye, kuri Imana igaragaye, kuri Imana itegetse. Uwiteka icyubahiro n'ikibi cyawe ngaho niwamamare, ngo tindana na buri umwe wese, buntu bwawe n'agakiza biganze, bigusabye mbyizeye nk'Imana ishoboye byose, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo urakoze. Amina, amina. Imbaraga z'Imana zibane namwe, kandi igitinyiro cy'Uwiteka kigumane namwe. Tuzagaruka tuvuga ku kindi gice bitewe n'iminota. Yesu abishimire kandi abarwanirire, kandi murusheho gusenga kugira ngo Uwiteka abatabare. Shalom, shalom.